Ndi papa Sava. Ariko tubigenza dute kundi nibihe bindi urimo guteganya? Twarahombye sefini. Turimo amadeni itsoke. Babwire baze n'ubundi twabibabwiye kare se ubundi ko badashaka kugenda ko tutababyaye. Sikwagira ngo uriya ni Sava na Vrema. Hatungi we. Nibaze tubase. Hatungi. Mwaje vuba ko dufite indi gahunda. Nimuze hano. Akuze kwirukana umugabo ufite umugore n'abana. Ko bafite se arazi ko azagumya akarya hano twebwe turi kwa Mariya. Ako nawe ntube mubi gutyo. Manudi we. Ariko kuri gutinda nkaho ibi bintu batabibabwiye. Sinzi byari gushaka yabuze se ubundi hano nabibura atahe azagaruke aze kubireba. Ariko dufite iyindi gahunda tugiye kujya. Mbonye ari kwikoza hirya akikoza hino yabuze icyo yafata n'icyo yareka. Arazunga mugunga muri yose ngo bitange. Manudi zana ibyo ufite abari byo ujyana ibindi uzaba. Ibindi uzaze kubifata. Uzaza kubifata. Turahunze se. Guhomba no guhomba. Patro kari akamaro n'igisi kasyagaje ko ari igihe ubuzima bushobora kuzancanga ntabwo mwakama nkabona twa. Zana make. Zana make. Hanyuma se igicupa cya papa Sava kijyanye na radio. Warabimuhaye? Oya radio ni burya yaranizaga. Iki gicupa se si cyawe? Ni cyanjye ariko nicyo nakuye mu mushinga ndamubwira bugikoresha je nakoreshaga rimwe ry'umukara. Ndavuga ngo nawe nyine tumwerese ajya yamamaza. Amasava rero basava rwose ubu ngubu ngiye kureba ukuntu asubira mu kimotari. Ako pe mu kimotari amafaranga ntayo. Ntabwo ngiye binshimisha nkuko hano nari mbayeho. Ariko se niba ufite perimi moto uzajya uroba urumva ka boss buriya urumva ugiye urumva kuroba no kuba utandukanye n'umuntu wifitiye moto. Tekereza nagira gutya mbere yo kujya ku ibyo bintu urimo kuvuga ko numva ushaka guteta ahangaha. Twebwe araho tuzaroba akabari. Ariko boss uzi ko ushobora kwirukana mucoma mu byumweru bibiri amatama kamera nk'umunywi w'itabi rya rindi ryo mu nkono agahombana. Bakara kadeshi kaba karyoshye. Buriya sina ngombwa umuhoro. Ariko se Manudi nibyo bicyurimo. Vayo hano. Tansiye n'igitoke kirimo imifupa ndamukizwa n'ikimana. Ese hatu ubundi wenda uretse ko natwe ibyo bitureba ubu mu myaka umaze ukora ahangaha ntiwiteganyirije nibura akantu watangira gukora uvuye mu kazi. Teganyiriza se wa muntu we. Nakoze agakesi nkanga kujya mu ishyirahamwe nk'abandi agakesi bakakiba. Wowe uri mu biki? Muri abo utineka uri mu biki? Asega kana Manudi. Kandi urabona uyu nguyu ari buve muri iyi nzu. Bose nacyo bose namwe amwe ko maradutunga se n'umwana mu ndagina. Muradutunguye pe. Ndetse atumuragira ngo twe tugere dutyo mutubwira mbere y'ibyo umuntu akaba. Twababwiraga iki se ni urimo kukotsa nibigende uragira ngo tukubwire. None se niba wokeje ihene ukabona umunsi wose haje umukiriya umwe bumva biri bigende ngo uri mu biki? None se ubwo murambaze ngo ndi muki ko mwumva nyine Hatungi afite perimi azajya gutwara moto ngiye murumva ngiye kubahe ko ngiye gukora iki? Wasubiye iwanyuze. Watusu imyaka maze nahagera urumva ari nde wanyakira. Nese ibyo nabyo biturebe inshuti yanjye. None se mwe kurumva muranungwe ngiye nari maze no kumenya. Wakoze hano udahembwa se? Hari ikirarane tugufitiye? Ari wagwaye purubuwari tukayikwambura. Ntiwaryaga twigeze tukwishyuza ibiryo. Ariko urumva nyine mu dusezere ngiye mu ntungwe. Urumva nari maze kujya n'abakire benshi. Uriya we ndumva gifite imiteto. Nta n'ishyamba mufite se mwaba mugurishije wenda mukongera mugashora tukareba ko tutashya kugira ngo dufate umwanzuro wo kubasezerera ibintu byakomeye. Sibyo? Dore amafaranga dusigaranye muri iki nayo. Dusigaranye. Singiye kuyabima nta yandi mfite imbere n'inyuma. Kese uko muyisize murabizi. Akira. Utaha hafi. Gura yaguramo agafu k'igikoma. Manode dore ni icyatanu. Niwo ujya akira.
ariko urami cyataho n'ibibazo biri hepfo iwacu koko. Ntabwo ejo bundi wahembwa se? Hari umuntu ngiyemo umwenda? Hari ukwezi nkurimo? Ariko nyine birangiye udutungu. Hari ukwezi nkurimo? Hano arya mu gitondo naje nambaye ingofero. Nakazi kabisinde byabaye ndabyibuka giye. Nge umva rata boss. Ngaho hanyuma rero urugendo ruhire natwe dusigare dupanga uko bigiye kugenda. Nitugira icyo tubona tuzongera tubagarure ntabwo tuzafata abandi kandi namwe muhari. Sibyo? Nyine mu gihe bitaracamo nge mwaretse nundi nkaba nibera hari muri anegisi ko nyina kintu bitwaye. Urigiki? Ko se boss ndangiye ko bizinjya cyane koko. Wowe Ariko papa sava, mama sava. Bose Manodi no kuri nanjye nkurikije ikibazo afite wenda mwihangana bari hano. Wenda ese undi Manu nicyo gituma udashaka kukiwanya. Ariko se boss warabizi. Umva mama sava. Wenda mu mugirira ikigongwe isaha yo kujya iyo kurya nijya igera. Wenda ajya hajya gutembera. Ariko nguma sinsubira iwacu pe. Ese iwanyu habaye iki? Ako se mabuja nawe nuri umuntu mukuru reba fit umugore nateye inda miruka gutanga indezo amezi 8 arashize iwacu mama yarambwiye ngo toilette ngo yagura ndababwiye ngo ngenya mu nzu mwirwane wabwiye mama ngo muri nyamunzu yirwane barajya ese wamugana urya nazanye umukandara mu gitondo amafaranga nahembwe nta n'ikintu nakiri ariko wamugana ibyaye ikibazo irakiri gatata niba warabibwiye mama wawe genda ugereye naho uwo mugore wawe niwe waramuteye inda ntugire icyo umuha ese ibyo ngibyo twe biratureba ubu nusuroba tugiye kujya duteka hano twiriza umukanda tuvuga ngo twice umwana w'abandi azagende yarabaye urugo nazanye amasogisi Manu nazanye amasogisi mu gitondo rata papa sava none se ko urabona mabuja gukoropa biramugora nawe ntago bizi ubwo aha byumve ntazajya hasa nabi ibyo ntago bizatugora tuzabyikorera atu Kima ya 200 yanjye. Ibyo bintu mu biganiro yanze atuzadese icyo gihumbi wakimaye saho. Iki? Icyo gihumbi wakimaye. Ese kongera kwicara. Manu mugende turagiye natwe. Dufite ibyo tugiyemo. Mugende rwose. Mugende inshuti zacu. Erega ntabwo tubanga. Tuzabahamagara ibintu nibigenda neza. Tugiye gushakisha iby'ibyo shyamba twagurisha dushaka umukiriya. Ibibanza dushaka umukiriya. Dushaka no gukuramo rogi hano tugasigarana akabari gusa tukagurisha ari amashuka n'amatora n'ibitanda tukabona igishoro tukabwira tuti mugaruke wenda duhindura imikorere ibintu byo kunengeka biveho birumvikana Manu ariko nibura tubanze tumenya ngo duhagaze dute twagurisha n'izine tukazana za zindi za kinyarwanda zisanzwe nubwo bubati n'iki byose ariko ngubu ntako ibintu bimeze hango rero twohereze iwanyu tuboherereza umuhodoka oya Manu utaha iwanyu ntago banga kukwakira bose mwamenye nimero za piganzenze kugira ngo ngende yasenyurayo ariko kubera muziranye nyine nyurayo wamumvugishiriza cyangwa Gerard unamubwire ko ari ibyabaye hano uvuge kuri gushaka akazi gashya genda ugira urugendo rwiza kandi ariko se ko mbona unangira kugenda atari ko wanangiraga gukora akazi neza Simano darambabaje ako se papa sava bamugana ko waruvuze iby'intebe n'utubati ubundi waretse aho kubanza kugurisha televiziyo base tukagurisha amavaze yo hanze amavaze sumaranye igihe wagize ngo meze nk'abari abayacuruza baguhangana none se ntitwana amwe ntiyasadutse ntabwo abibonye ntitwanagurisha biriya bitanda byo muri rogi base tukareba ko twabonamo n'amake ahubwo nyine nari mfite plan navugaga n'inzu ko itipotetse twagurishije iyi nzu na annex zayo n'ikibanza byose tukimukira ibyaro papa sava oya ntago turaba batinde bakugurisha inzu ndabikwangiye wa mugabo ntago bishoboka byo nase uri imashini sicya konkase uzahekenya ya makara oya papa sava kugurisha inzu byihorere tuzashakira handi tuzarambura umukeka hanga tugurisha intebe n'ameza ariko inzu ntago wayikoraho
aha ngaha niho bazankingura ntawe reka oya ubu ugurisha inzu abana bawe tujye gutura mu cyaro oya papa sava tekereza kabiri icyo cyo wibeshye tugurishe noneho icyokezo tukigurishanye n'iriya annex yo hirya iriya sare n'ameza n'intebe n'ibitanda byo muri rogi tubona icyo gutangiza. Oya ariko iriya sare papa sava iriya sare turayikenera cyane ahubwo ngereka nkugire inama sibyo kuva kare bavuga ko ushaka kutugurisha televiziyo namuhamagaye si uguhamagaye mu kanya cyane wishyuza abishyuza bose uhita ubaboroka hega ni babandi baduha inzoga tubarimo 160. baratwica rero ahubwo reka nkubwire sibyo urabona basi wa televiziyo we nazi niturya turyamye turatekereza imishinga ariko imishinga yose turi gutekerereza nibyo nari ntekereje ihutiyeho kuko nta n'icyo kiro gisigaye we Bravo. amakuru neza mukomere ese kuri kubyibuha cyane kashika atabyibuha gusaza uyasigara ngura injyamani ibintu byose by'injyamani niho babibariza kada ahubwo imari yanditse ko bayintwaye yirebe yiza rega ntiyabagahiga mu urumva twavuze tutabanyeshuri bagiye gutaha none abanyeshuri ubwo bagiye gutaha kandi hari ukuntu bajya mu bintu bya televiziyo kubakoresha devoir bikanga kubajyana muri siporo ntibikunde turavuga ati reka tuyibakishije telefone natwe ubwo turava kuri smart bongere basubire ngo ugiye kubagurira indi yisumbuye oya nzayigura bagiye barangije gukora ibya leta bose ni mwakamaze mu buzima kugira ngo se ni ikiri cyayo kwikiri cyara imeze nk'igisohoka mu ndege cyashya oya yicara wirebe wicaye oya yiterure niya yiterure nta kibazo yiterure wirebe wicaye ni nzima rwose ingana na ya telefone yawe ariko seka njye arambwe ngo shasamanga ye papa yavuze telefone ubu ngubu gakubesha urenye ukagira gutyo ugakoresha eshatu ariko kubera arambwe ngo urashaka mangaye urankubitira igitano nta nubwo ngabanya nayo ngayo akoze nayo igitano ngakubita n'iki n'umugozi wayo y'icyagenda antene azaguriye antene se hari aho babihuriye ako wamugana antene yo ni ya nikose yego ko afitemo 50 rero yaguha mana we ariko nikubwira ni televiziyo bari ntambwe ko televiziyo bari ntambwe ubu si ni pose zinga nubibarase rimwe kabiri gatatu kabiriza kane ubwo urumva ifite ugira ngo utayishize muri metero imwe wareba muri metero imwe oya cyo kora ndashaka kugira nihute n'ubundi hari n'ahandi ngiye kugura kandi kamari 50 sinyagura ndakubwiye ngo niyo wazana 100 nayo nafata kuko nakennye se ni mama ya Mungu sinyigurishije kuko nyennye televiziyo uyijyane mu zana 100 niyo make niba ushaka amafaranga agabanya amafaranga zana 100 amanutse hose nka nizamuka nawe ufate televiziyo bidakunze ndaguha 80 na 80 okay shyiraho 10 ry'uyu mugozi kandi ngiye ngura nk'abasirimu 90 utafite ubu ntabyo ujya gusuzuma niba 90 utafite erega n'igihe hari n'igihe uvunira mu dutsinda hari ko nuvuniramo ndi nkubaganye kuri urwo rwego ngiye ngasanga se hari iki uko nayigarura akageze ugarura siki cha kozi ko musetse televiziyo ni nshyashya ikibura si igikarito cyose kirihe nyine ntabwo si igikarito turacyakibika muracyo murakimwe ntacyo dufite waravuze ngo uvuze 90 atuzuye buye 85 shirani 90 ese ko uri kugurisha ngo ugurisha inyanya ariko nawe nakubuhagaze reka mbona naguze mari nyinshi babasaba
gucica Nayo ntabwo n'umusore ntiyuzuye. uba yasokoje atya ari kugenda wiruka wowe amafaranga no kuri telefone yari hanze wa mugabo none se umva sawa ahantu tuguhaye imari ifatika nawe ndaza narizo kubashimira uzakuramo nka 200 uyu bungiye kugashyira ku isoko nanjye ndakubwiza ukuri ndabaremera nuko mutajya mugaruka ngo mushime ndabaremera azo nasereye ko mageretse zabwaguye ntari ariko se ko ari we basereye nitwe basereye akavuga ati subiza twabura usiko nta n'ijambo gihari reba ko yarenze tuyabarire dute reka nkwereke mbere na oya basaba buretse iby'imyenda mbere na mbere minerivare buretse ibintu byose turi bukore turabikora hano hari ibishyimbo n'umuceri ndemera turi babiri sibyo ndagura ibiro 5 by'umuceri ngure n'ibiro 5 by'ibishyimbo nindangiza ndemera manuke ngere kuri kaburimbo n'amaguru ego ndanazamuka namwe isaha n'igice asigaye ndayaguramo utuboga urumva utunyanya udutoryi uduteja udukaroti n'udutunguru mama sava nibura tumara iminsi nateza akamoto oya papa sava amafaranga ya moto nayaguramo dodo nkayaguramo n'utuntu ariko se hano hepfo kwa murokore ntago wagura se harya kwa murokore tubarimo amafaranga nta hantu na hamwe hano nahahira na hamwe ndamanuka njye mu isoko epfiri ahubwo se uwafataho na 5 nkagura n'amavuta yo guteka ariko hano biravamo hano biravamo ariko ndiyiranja bivemo ubwo ugiye kumanuka n'amaguru ndamanuka n'amaguru ayo nangaye ayangaya 10 20 30 40 50 60 70 aya mafaranga urumva genda uyabike uyashyire kuri papa sava udakuraho n'igihumbi jyana yuko nicaye aha ngiye guhaha sibyo urebe muri babahungu ashaka ko basize hariya hatameze neza ufunge imiryango y'iriya nzu ya Manudi ndaje mpahe vuba tubashe kurya ni kure ariko nta kundi nabigenza si urabona hari ukundi twabigenza ntakundi reka nirukanka n'ibishoboka noneho aya turayabarira nimugoroba ndaje nta n'ikintu nta kintu kiri aha ngaha bivuze ngo amafaranga ugiye kuyatagaguza ugura muri envelope n'ibiki byose hari agafuka ndi bwake hano hepfo wayambuha nk'ubura ni mama ya Mungu wese ubwo wowe iyo ubonye umaze nk'amasaha angahe yose utambona uba wumva bihagaze bite ego mani yego ubukene buranuma ariko se kurya nakuburira ra sha ntago napfa kukuburira ni ukuri sawa niba wumva noneho byo kunkumbura ntabyo uba ufite jya ubyihorera iki butike hano hirya butike hano hirya nose yagiye kuri kaburimbo akunyuzaho uza aha nawe arahinda aravuduka asa ajya mu biki reba ko arenze apfa hanyuma uze nkubwire wabisize se urazana ibyo uhaha hano urabizana kugira ute saraganyuze wa kintu we sasa
ego ko nawe rero uhita uza da. narindi hafi reka kose kuba narindi hano hafi kuri botike ntakwatsa ya carbon cyangwa ya bike nimba kuhita uza uri kunsamira mu birere ibyo ubuntu se biracyabaho ubwo bukene ngo bugize gute ubwo bukene bwawe nzanyemo njye nawe nkorana nabwo kunde uburyo wakwicara utamubi. ku buryo naguhobera gutyo gusa se njye nta kintu mfite mu ntoki zanjye akumva nkubwiye ko ibintu bihagaze nabi niba uba wumva unkunda niba ibintu bihagaze nabi ku mubiri biba bigutwaye iki mu bukene turi ntabwo twakena tukanakundana niba bihagaze nabi nanjye kuri njye bihagaze nabi hanyuma si ibyo mbyirengera mba mbabona tu nanjye mba mbabona ubu se wari ucugushije ibuno uje kugira ute hanyuma se wamamagara guzi uko nje kugira ute ntabwo umobera sha nyine intoki zanjye kugira ngo zihobere zigomba kuba zinezerewe rahira izina sha ry'Imana amaboko yanjye ntabwo yagenda kabisa nta kintu yafashe ariko nawe mba nkugenesha nase kuki ubutuma gusa ntakena nagira byakwagara ubwo nari navuga ngo neza ndaguhorahoje ngo nta kintu uri bubone hanyuma se kuki utuma nzana uyu munabi nyine kandi yemba nje ukuboko sasa ukuntu ugiye kubigenza ukuboko uku icumi uriya icumi sibyo nta kibazo niyo nta kintu mfite siko imifuka yanjye ibyara amafaranga isajya hera egeka ubu none naguhobera pe urabona ko amaboko none ari gukora muraho neza amakuru ki amakuru ni yezu kirita ashimwe gira umugabo ndamushimira ndamugize ibintu byose umeze ute se ariko nawe rero shana maze kubona kuri gakunda bintu ariko se gakunda bintu uri gakunda bintu ugenda 280 byose nakoherereje ejo bundi ayo mafaranga bari make ariko so wajya kunywa 280 nari ntarishyura inzu nari mfite kuguhaha stoke ako se we ntabwo nari nakubwiye ujyana envelope ujyana guhaha ugira ute ubugarutse utugeze kuri kaburimbo maze amafuti yawe arakuba nk'ayawe ugatangira ukirebesha nk'imbogo ishaje mpereza amafaranga baguhaye yo guhoberana 20 baguhaye hanyuma se avuye mu ntoki zawe nyihanganira umpaye amafaranga baguhaye nanjye njye uyamusigiye nanjye nyihanganira ureka kunsaba ibintu utampaye asoni ngo baguhaye ko bayamaye isura y'amana papa sava ukuraho umutima wo gushyuha ukene izuba niriva izuba rirava nyine niryo riba rinyakiye papa sava amafaranga nkubwiye ngo yabike twakennye nta byo kurya dufite uyahonze umukobwa ese ko shitana ahita aza agafata umuntu bugwate ukumva arakuniga mpaka hafi yo gupfa ugira ngo mbigenze hanyuma izo 280 zo zimuhaye ryari 200 280 wamuhaye yo kwishyura inzu no gusukisha no gukora ibiki byose wayamuhaye ryari ko tudaheruka amafaranga mu ntoki ayo mafaranga wayakuyeho ujya kuyamuha ngaho basi we mfasha mu nyakira yo ngayo mu nyakira y'umuhaye banza umereza yo ngusigiye mereza 270 ngusigiye ntabwo cyuzuye ya mwaka iyo ranje ya mwaka uyanda mwaka na yandi
nyine we barutubura ubone ko ari 70. mwaka 20 muhaye ko ndabizi neza kandi ari 50. Ayandi si yakuye ko twari twicaranye hanga. Urayafashe yanyanyagije mu kabati ushyize mufuka kugira ngo agire ngo urizabakire. Sasa ariko ntago naritse uyu mugabo yarakennye ku buryo niyo nzu yakwishyura ntazana yakuye. Noneho ngukuragaho ukuntu unamenye n'uwo muri kumwe. Yarakennye cyane ku buryo n'uwo musatsi ushaka ko ari uwanyuma gusukishije. Amasava yakena yaba ameze gute as long as inzu yanjye yishyuye stock yanjye ipakiye amafaranga nkiyinjiza I don't care. Ese ubundi wowe reka nkubaze sasa ubundi wangarukiye mu buzima gute? Ubundi mu buzima bwawe Okay. Wangarukiye mu buzima bw'urugo gute? Ukuntu nagarutse mu buzima bw'urugo rwawe uyu mugabo wawe nta na rimwe ndazana atari unyihamagariye. Uzabaze nyine ariko kubaza kuguhamagara ugahita uza wirukanka. Byangende gake. Inzu yanjye yishyurwe nande? Nibyo nkuyehe? None se wamfashije ko dufite ibibazo by'amadeni menshi dukeneye kwishyura nibura ukama amafaranga guhaye hanyuma habanza nkakemura ibibazo biri aha ngaha ayandi azayaguhade ndikumva n'ubundi afite ahandi yakura ntabanzi. Rero Amasava njye ntabwo mbona amafaranga nyine ngo kuko ntacyo nakoze ndamuhobeye. Turabisubiza inyuma ukuntu umuhobeye se biveho. Rwose ndabizi ko muhobeye. Wakwihangana se amafaranga basi niba bishoboka ukayampa. nawe baraguhobera bigereranye n'umuhinzi. Umuhinzi w'umunsi wose ahingira 2 none ukaba umuhobeye amasegonda ubibare nk'aho wahingaga umuhe 19. Ariko ntabwo nahingaga. Kugereranya akazi n'akandi sitarabopuru. Aka kanya nawe nyine uri gushyigikira umugore wawe ngo mbasubize amafaranga y'urugo rwanyu. Akurumva ne wowe ikibazo. Ninde kibazo? Banguka Amasava aragiye aratindiye agiye ihute. Ninjye kibazo. Basi noneho girira nyine neza usanzwe ufite uvuge uti Papa Sava ataza kumubaga umutima uyamusubize tuzabivugana ikindi gihe. Mbese muracyanateganya guhura? Imishinga yanyu irakomeye. Sarapfuye. Papa Sava ndagira ngo nkumenyeshe ko njye sasa ntabwo nkorana n'ubukene. Niba ufite amafaranga aho ngaho turagendana mu nzira nzima. Ariko kuza hano n'udumbi 20 umpereje ugatangira kumbwira ngo kuranga 1000 nga y'umuhinzi ngo 19. Papa Sava ujye unyubaha ukuntu mba nakubashye. Ubu mpamagaye narinje kwihahira nkasiga ibyo narinje guhankaza kukureba wangiza ukaza kuneza no mugore wawe ngo n'ubukene bwawe. Urambwira nabi ko nagwaye yuzuza stock ubundi ubuhaye iki? Iki kandi uwo mukanya uje mu rugo ukagira utuntu na tumwe habura induru yaba ari induru. Nandagira se ndagirisha iki? Yigaga yijanja yari izutuye yagiye muri barafu ndagirisha iki? Murakoze mwakwitaye. Nyuma mutashye turebe uko turwana. Kongera kumagurutsa bizakugora. Kwihuta amaraso ntagutarutse. Ese ni nyamaraso. Papa Sava mbabarira wambare inkweto so kugaruka uzanye 240 namuhaye. Sokana na zabagore bawe ujye gushaka amafaranga 280 kuko ubwo mu byaho sasa ndindanze tujyane. Ngwino tugende n'undi. Ese ko wishimye ko numva mvuze kugenda ukishima. Ese nuvuze ngo ngende jya kuzana amafaranga. Ntabwo warubuze ngo twijyane. N'ubuno bubereka. Gatoromboke kagenda se nyine. Hanyuma wowe wari ugiye ko mbona wishimye cyane. Nyirukanye se njye kuzana amafaranga nyine. Ujye kuzana amafaranga. Cyata, ngo twijyanire mu cyumba. Ntacyo nkora ntariye. Ubu se urabona mpashye. Ndi Papa Sava.